Ladies and gentlemen, what's up Rwanda? What's up Kigali? My name is Vincent. Nyagasani, ishyano ryaguye mu karere ka Musanze. Abamaze gushushanya kuri cya giti bari kwigamba bari kuvuga bati dore Bikira Mariya akikiye umwana we Yezu bamaze kumenyekana. Mu gihe abantu bose bahuriye Imusanze bari kujya kureba kino giti ko barakibona koko ngo babonemo ishusho. Abazi kureba neza babibonaga, ariko nanone abatabizi ntabyo babonaga. Nukuvuga ngo urwaye amaso gatoya ntabyo wabona, ariko nanone nta kibazo cy'amaso ufite wabibona, dore ko kenshi na kenshi ababibonaga ari abana. Abantu rero bagiye ngo barashushanya, abazi gushushanya bize ati baranje gushushanya barigendera. Utwana dutoya twari ku ishuri ngo tuba turabibonye duhita dutangira guhuruza abantu ntibabyemera, ariko nanone uko utundi twana twagendaga tuhabona twavuga ngo bya bintu koko nibyo. Ku munsi w'ejo abantu bose biriwe hariya kuri kiriya kigo bangiza imyaka ya rubanda ngo hariho amabonekerwa ngo Bikira Mariya yahaje n'umwana we Yezu. Ngo uko inkuru rero zatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, abantu baravuga bati ibintu byabereye mu karere ka Musanze amabonekerwa. Gusa nanone abantu batemera biriya bintu bavuze ko ibingibi nta bihari, nta n'ibyo bari kugenda babona. Ariko nanone babandi bakunda gusenga bo bavuze bati turi kugenda tubibona ngibiriya, ati namwe nimwirebere. Umunyamakuru yatereho kamera akabura ikintu, ariko nanone urebye neza witegereje neza nk'uko uri kubona muri screen yawe hari ibintu uri kubona, hari ibintu bashushanyije kuri kino giti, ndetse yewe hari n'iyindi poto iri hirya ngo ku ruhande nayo bari kugenda babibonaho. Ariko nanone ukibaza uti niba ngara amabonekerwa, uko tubizi neza ko amabonekerwa ushobora kubona ikintu mu masegonda kikaba kiragiye, ibi ngibi byo biri kuhagoma. Abari kwitegereza neza bari gukomeza kubibona, abandi bakavuga bati aba bantu bari ahangaha umenya hari ari sinzi byabateye. None se ni gute umuntu yishushanyiriza ku giti ibintu mwebwe mukagenda mugahemba n'ibyanyu mukavuga ngo ni Bikira Mariya uteriye Yezu? Ibyo bintu n'ahantu byabaye, ibyo bintu mubyihorere mwisubirire mu kazi kanyu. Ariko Abakirisito banze kuhava, inzego z'umutekano zaje ari nyinshi cyane kugira ngo nyine badakomeza kwangiza imyaka ya rubanda aba baturage bari ahangaha. Ushobora kwibaza uti ariko se ubundi ibi bintu byatangiye kuba ryari? Ibi ndagira mbabwire ko abana babibonye kwa gatanu ubwo inkuru zitangira gukwirakwira gutyo. Gusa benshi batangiye kumenya kwa gatandatu nimugoroba nibwo izi nkuru zatangiye kujya hanze. Abanyamakuru batangiye kugera hariya mu karere ka Musanze bakimara kumenya ibyabayeyo. Ejo ku cyumweru ho yari inkuru y'urucabana, nta muntu utabizi ukoresha imbuga nkoranyambaga. Bose bari kugenda bavuga bati mu ndebere ibyabereye i Musanze, mu karere ka Musanze ngo Bikira Mariya yagaragaye mu giti ari kumwe n'umwana we Yezu. Abashushanyi rero bashushanyije ibi bintu bagira ngo bakomeze kwerekana ko bashoboye gushushanya nyine, ariko abandi bo bahita babifata ukundi. None se ubu ngubu Abakristo barava ahangaha bigenze bite? Dore ko bari no gukomeza kuhararira. Abenshi iki giti bari ku giti cy'umugisha, bari kuvuga bati iki giti nikizatemwe. Abandi nabo bakavuga ati none se iki giti nikidatemwa ririya poto ryo tuzabigenza ate sasa? Nguko ko abantu rero bakomeje guteza akaduruvayo hari ahantu kuri kiriya kigo bangiza n'imyaka ya rubanda ngo babonye Bikira Mariya ari kumwe n'umwana we Yezu hariya kuri kiriya giti. Abashushanyije ibi bintu bo bari kugenda bisekera bakavuga bati mu ndebere iby'abaturage bo mu karere ka Musanze aho bageze, ati baracyafite ubujiji nk'ubu ngubu, twebwe twishushanyirije ibintu ku giti. Ibintu rero impamvu twabishushanyije kwari ukugira ngo turebe koko niba twashobora gushushanya, ati kuko abarimu baratwigishije batwigisha ko umuntu uzi gushushanya ahantu hose ageze ashobora gushushanya. Ati umwe rero yashushanyije ku giti cy'inturusu, undi nawe aragenda ashushanya ku ipoto. Atari ko muri ibyo bintu twashushanyije nitwaye twizeye ko abantu bashobora guhurura nko gutya ngo bavuge bati mu ndebere ibyo tubonye, ati tubonye Bikira Mariya ari kumwe n'umwana we Yezu. Ati aya mafoto aranatandukanye, ati ibishushanyo twashushanyije biranatandukanye. Gusa abantu biganje ahangaha ni abantu b'Abakatolike, ni babandi n'ubundi basanzwe bizera Bikira Mariya
n'umwana we Yezu. Nta wundi mukristo uhari kereka umukristo waje kureba ngo arebe koko niba ibi bintu koko ari byo. Ariko nanone abakristo batari abakatolike bari kuvuga bati ibi ni ibintu abantu bishushanyirijeho. Abakatolike nabo bati mugende mwebwe ubundi nta nubwo mwemera Yezu Kristo ndetse umubyeyi we Bikira Mariya. None se ubu ngubu ibintu birahoshwa n'iki? Abashushanyi bati abakristo nimutahe kuko ibintu nitwe twabyishushanyirije. Abandi bati mugende muva aho ngaho mureke kutubesha, ati twebwe turi kumwibonera Bikira Mariya n'umwana we Yezu. Ati ahantu rero tugomba kwagera ahantu hatagatifu tukaza tuza kwasenga. Ngaho munyumvire, bagiye kuza gusenga ibyo abantu bishushanyirije bari kuvuga bati reka turebe kuko tuzi gushushanya. None se ubu ngubu turavuga ko injiji ari bande? Turavuga ko abatazi ubwenge ari bande? Turavuga ko abari guta umwanya wabo ari bande? Nyuma y'uko bashushanya ibishushanyirije kuri kino giti, abandi bo bari kuza gusenga iki giti, bagasenga n'ibintu abantu bishushanyirije. Bashobora kuba batanizera ibyo bintu ko byabaho. Bashobora no kuvuga bati Yezu Kristo ni gute yaza kuri kino giti? Bashobora kuvuga bati Bikira Mariya se bo niba tumwizera ni gute yaza kuri kino giti? Ibi bintu nitwe twabyishushanyirije. Mwere kutubeshyeraho muvuge muti, mwere no kubesha abandi bantu muvuge muti ibi bintu nibyo ya nyabyo koko. Ati nitwe twabyishushanyirije, ariko abakristo banze kubyumva. Ubu se birahoshwa n'iki? Yewe ibyabariye Imusanze byo n'abo bakristo ntitwavuga ngo tuzabirangize, ahubwo reka mbisabire ikintu kimwe mugomba kunkorera niba bitabagoye. Reka nkusabe kunshigikira kandi ko hepfo kuri buto ya subscribe ufungure inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora kuri channel uzajya ubibona mu wa mbere utiriwe bishakisha. Naho ibyo abaturage bo mu karere ka Musanze bo ntitwavuga ngo tuzabirangize, reka mbirangiriza ahangaha, ahubwo amakuru kare kugenda asohoke niko nzajya nkugezaho mu ba mbere utiriwe bashakisha. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza, ndabashimiye.